Uyu munsi nifuje ko tuganira ku myitwarire imwe n'imwe tugira iturutse ku ngaruka z'ibikomere akenshi tuba twaragize mu bwana bwacu. Rero ibikomere tugendana nabwo mu buzima bwa buri munsi bigira icyo bitwangizaho, kandi akenshi ugasanga ibyo bikomere biba byaraturutse mu bwana bwacu, ko tuba twararezwe mu miryango yacu, n'abatureze mu mashuri, abatureze mu iyobokamana, ibintu nk'ibyo. Hari ibintu rero bagenda badukoreye turi mu bwana bwacu, akenshi nabo babaga batazi ko bikomeretsa. Rero tukabisanga mu mibereho yacu, twarakuze turi bakuru, natwe turi abamama, turi abapapa, dufite abo turera. Imwe muri iyo myitwarire navuga nk'uwa mbere, twavuga imyitwarire yo gukunda kwisobanura cyane. Ukisobanura, kandi wisobanura wenda no mu bintu bidafite agaciro. Dufate nk'urugero, nko ku kazi ushobora kuba ukorana n'abantu batakwiyumvamo, batagukunze, batakubona nkabo, bagashaka uburyo bwose bashaka gutuma mu kazi kawe ukabamo uhungabanye, ukabamo wumva nyine ugenda wikandagira. Noneho bakareba ibyo ukora byose, bagashaka kubipfobya, bagashaka kukwereka ko udakora akazi kawe neza, bagashaka kukwereka ko hari ibyo utakoze cyangwa se wakoze nabi, ibintu nk'ibyo. Noneho wowe nubwo uzi kuba wakoze akazi kawe neza, uzi ko nta kintu na kimwe utakoze neza cyangwa se utakoze ubigambiriye, ukajya mu byo kwisobanura, ukajya gutanga insobanuro zitarangira, kandi wenda uzubwira wa muntu utakumva, wa muntu utakubona, wa muntu wagushyize ahantu mu kabogisi aho akureba adashaka kukurenga. Iyo rero ufata wa mwanya wo kujya kwisobanura, kandi wisobanura kuri mugenzi wawe mukorana, si bosi wawe, si umusuperviseri wawe. Uko kwisobanura kuba guturuka muri bya bikomere wakuranye ukiri mutoya, biba bituruka muri ni nka survival skills waradevelopye biturutse mu bwana, uko warezwe. Niba wenda wararezwe, mbese bataguha ubwisanzure bw'umwana wo kwidevelopa no kugira amatsiko, ugakora amadega ya bwana, ukajya ukubitwa cya kinyafu ukagira gute, ni bya bindi ukura nabyo kubasha kwisobanura. Kuko niba mu bwana waragira gutyo ukavuga uti byagenze gutya na gutya na gutya, uri kwisobanura kugira ngo udakubitwa cya kinyafu cyangwa batagukubita ya nkonji, ugeraho ukabikurana, ukanajya ubikora mu buzima warakuze, mu buzima ubamo, mu kazi, mu bubana nabo, ukajya utanga ibisobanuro bitari ngombwa, ukajya utanga ibisobanuro ku batari ngombwa, kandi wenda ari ba bantu bashaka kugira ngo bagusaze mu mutwe, ari ba bantu bagushyize mu kabogisi bakureba uko bashaka. Kandi akenshi usanga ari ba bantu nabo batifuza ko bakubona uri umuntu ushobora kugira icyo umenya kubarusha, cyangwa se ngo ubashe kugera aho wagera kuruta aho bari, bakagushyira mu kibogisi runaka badashaka kuvamo. Uko kwa kwisobanura rero ugeraho ugasobanya n'amagambo. Wisobanura kenshi burya agera agasobanya amagambo, bituruka ku ngaruka z'ibikomere uba warakuranye. Imyindi myitwarire navugaho ni imyitwarire yo kwidefanda, defense mechanism. Again, akaba ari nka mu gihe runaka wenda uhuye n'ikibazo runaka, kandi uzi ko uri mu kuri kwawe, ugasanga nk'abantu groupe runaka igushyize ahantu mu kabogisi ngo ubashe kwisobanura. Nk'urugero natanga, wenda reka tuvuge uri gutandukana n'uwo mwashakanye, mutandukanye bitameze neza cyane, amagambo ari kuvugwa hirya no hino, agahungabanya wenda n'urubyaro rwawe, abo muhuye nabo bose ukumva urobrije yo kujya kwisobanura, kwidefanda impamvu watandukanye n'uwo muri gutandukanya, ugatangira
kumva ko ugomba kwidefanda kubera ko ibyo uri kumva hirya no hino bakuvugaho atari ukuri, wumva ibyo ugenda uhura nabyo no hirya bikugarukira atari ukuri, wowe ugashaka kujya gutanga ukuri kwawe mu kwidefanda mu byo uri kumva n'abandi, mu kwidefanda impamvu wafashe icyemezo cyo kuva muri rwa rugo kandi wenda rutari ruguhaye amahoro, rutari ruguhaye gutuza no kurwubaka byangombwa. Iyo myitwarire rero nayo kugenda widefanda hirya no hino nabyo bituruka muri za ngaruka z'ibikomere uba warakuranye ntugire igihe cyo kubikira. Iyindi myitwarire navuga ituruka mu ngaruka z'ibikomere ni imyitwarire yo kumva ko abantu bose bagomba kuba beza nkawe, ukumva ko niba ufite umutima mwiza ugirira abantu neza, ukumva ko nabo bagomba kubiguha nk'uko wabibahaye, cyangwa se ukumva ko abantu bose batagomba kubeshya, abantu bose batagomba gufata abandi nabi, mbese ugashaka no kubigiramo uruhare, ukumva ari obligation zawe zo kugira ngo ubahindure, bahinduke abantu beza nk'uko ubyifuza, bahinduke abantu babana neza n'abandi nk'uko ubyifuza kandi bo batabibona. Ubwo rero iyo ugezeho ukabihindura responsibility zawe, ukumva ko amakimbirane ari mu muryango ari wowe bireba ugomba kubikemura, ukumva ko amakimbirane ubona mu kazi ari wowe ugomba kubikemura, mbese ukumva ko abantu bagomba kuba beza nk'uko uri mwiza, ukumva ko batagomba kubeshya, ukumva ko bagomba kuba responsable w'ibyo bakora kandi bakabikora neza. Ni ingaruka z'ibikomere uba warakuranye mu bwana bwawe, hahandi wakuraga wenda wumva yani navugaga bagushinja, bagukubita inkonji, bavuga ngo wikwishanura, wigira gutya, ukibaza impamvu umuntu agukubita akubabaza kandi azi ko atari ibintu byiza, ukibaza impamvu umuntu ugukuriye akubwira amagambo mabi, ukavuga uti nge ninkura nzabyirinda, ngomba kuzaba umuntu mwiza ku buryo ntazajya mbikorera abandi nk'uko babinkoreye, kuko nzi uko bibabaza, nzi uko bimunga umuntu mu mutwe. Ariko iyo ubikoze muri cya kigare cyo kutamenya, ukumva kuri kubikorera umuntu uwo ari we wese, ukumva ko umuntu wese yaba mwiza nk'uko uri we, ukumva ko umuntu wese atabeshya, atakora amabi nk'uko ubikora, ukabikora mu kigare, birangira ari wowe byishe, birangira ari wowe bigizeho ingaruka, birangira ari wowe energy zose zitakara kandi zigatakarira ubusa. Ubikorera ntacyo bimubwiye, ubikorera ntacyo abibonamo, ubikorera atabyumva nk'uko ubyumva. Izo ni ingaruka z'ibikomere tuba twarakuranye zigatuma tubaho muri ubwo buzima. Rero niba hari muri iyo myitwarire mvuze igera kuri 3, niba hari icyo wibonaho, tangira wisuzume, urebe ahantu byaturutse. Akenshi biba byaraturutse mu bwana, urebe ahantu byaturutse, urebe icyabiguteye, none utangire ukore kuri izo ngingo, utangire ubikire, wumve ko utari responsable y'ubuzima bw'abandi kugira ngo babashe kubaho uko babyifuza, wumve ko utari responsable y'abandi uko bakubona. Uko bakubona niko baba babishaka, uko bakumva niko baba babishaka. Nta mpamvu yo kujya kubisobanuraho, nta mpamvu yo kujya kwidefanda ngo kuko kanaka yabonye ibyo ukora kumva bidahuye n'ibyo ashaka gukora. Izo ni ingaruka z'ibikomere. Komera rero kandi mukomeze mu nzira nziza zo gukira ibikomere. Imana iragukunda, urakabaho.